buryo bwari bwo bwose uyu mwumba ushobora kukuvura. Ukoreshwa uterera. Uyu mwumba tuvuge niba hari nk'umurima wawe uzi bakunda kuroga. Uyu mwumba uzagenda ubutabe ku ntangiriro y'umurima cyangwa se ku mutwe w'umurima. Yego. Ubundi numara kuwutaba ufata ubutaka bwo ku rubibi, niba tuvuge hari nk'umurima umuntu mwegeranye wa Keza wowe ntiwese. Yego. Ufate ukubitemo isuka mu murima we, ushyire itaka ku ruhande, ukubite n'isuka mu murima wawe, ushyiremo hirya. Uhita uvuga ngo imirima yose ni imwe. Ibindi uvuga ko uyu mwumba uri kuwutaba byo ntabwo tubivuze mutazabivuga. Imirima yanyu wenda ari mizima ari uko mutashyizemo imvaruganda. Hanyuma rero uwo ni umuntu umuhinzi ni uwo ni umuhinzi ni uvuze. Naho ibindi uvuze ngo wakurinda gutambwa abantu bagira ikibazo wenda bakarogerwa n'ubwo bukwe gano. Yego. Akaba adafite ubushobozi bwo kubona ya mazi twavugaga. Isaha ku yindi do afata akakantu akagasasa. Ntago ari ngombwa. Yegereza mikoro. Ntago ari ngombwa kuvuga ngo azagasasa igihe cyose. Yego. Ugasasa mu gihe ubona ibintu amasaha bikunze gukara, ukagasasa mu buryo kuko hari umugabo wabibona akavuga ati uri kundoga. Yego. Uragasasa ukagasasiraho hasi. Mu bwenge bwinshi. Mu bwenge bwinshi. Bo hari n'abantu nanone ubwo akanyine bivuze ngo ushobora kugasasira umugabo w'umunyamahanga. Umva agacururuka. Ikindi aka kantu ushobora kugasasa aba basore bakunda kwigira muri bashiki bacu. Urakamusasira iyo atera umwaku, bamwe bavuga ngo batera umwaku, ugasanga bagiye kwikoma amazi, uraza kuyafata ku munsi w'ubukwe. Buri buke ubukwe buba. Uzinduka nta muntu urabyuka aho ngaho. Mu gitondo cya kare kare ubukwe buriwe uwo munsi. Amazi uyaminjagize uzengurutse urugo. Ubundi winjire mu nzu ugenda, winjire mu marembo umugeni ari bunyuremo ugenda uyatera basi no mu nzu hose. Bo ibyo mugomba kuvuga byo hari ijambo ugomba kuba uri kuvuga. Iyo naryo wenda ndumva atari ngombwa. Kubera icyo atari ngombwa? Hari igihe ushobora kubikora kandi urugo rwawe rutaroze cyangwa umugeni wawe ataroze. Kuko ibyo bikorwa n'abantu bakeka ko baturaniwe n'abantu batari sawa cyangwa bafite ikintu bikeka. Abo rero bazaduhamagara tubwire bitewe n'iki n'ikibazo bari kwibonaho. Bitewe n'ikibazo bari kwibonamo ndagira ngo babyumvise. Hari n'undi noneho bitatangiriye mu bugeni, ahubwo byatangiye bamaranye igihe, wakaba yibwira ko ari ugukumuhararuka. Ndetse n'uwo bari kumwe nawe akagera ku rwo guhura, yahura n'umugabo wo hanze atambuka akabona niwe mwiza kurenza uwo bari kumwe, yahura n'umugore wo hanze yitambukira akabona niwe mwiza. Mu by'ukuri ni uguhararukanwa cyangwa nabyo bifite umuzi mu bintu bijyanye n'imyuka mibi. Ibyo bintu rero nabyumvise utari wanabimbwira. Yego. Hari nanjye wanyandikiye icyo kintu arakimbaza, ariko ndababwira nti mujye mubyandika muri komenti tuzabisubirize hamwe mwese. Yego. Yarambwiye ngo asigaye areba umugore we ngo akabona ni nk'igisimba. Bo ubwo ikintu nagira ngo wenda twanaganiraho, kuba mureba akabona ni nk'igisimba ni ibintu baba bamaze kujugunya aho ngaho. Iyo bamaze kubihajugunya rero bahita babitongeraho amazina yanyu ndetse n'igisekuruza cyanyu. Hari abantu bakomeje kwibaza ngo kuki navuze ngo umuntu wese agira umuzimu. Yego. Ntabwo ari babazimu bacana ku gasozi. Umuzimu navuze ni wa wundi bagutongera. Saba marene. N'abamarene cyane abakobwa. N'abakobwa baba bagaragiye wa wundi ubuzashyingirwa bakajya mu cyumba cye. Buri bucyashyingirwa. Bo hari igihe bajyana n'umukobwa akagenda agasasa, bamara kumufasha gusasa bagafunga, ubwo bongera kuhafungura and then
ubukwe burangiye nyine. Yego. Ba nyir'uburiri bagiye kuryama. Nuko nyuma rero hari igihe icyo gihe haza kubamo nk'umuntu. Yego. Bahaye komande ko agomba kuzagusigira ya kabutindi. Akaza agasasa ariko akagasasiraho. Uzumva nk'abantu bajya kuryama ahubwo bagasara bakiruka. Yego. Kandi ku munsi w'ubukwe. Ibyo rero byose babibumbye aho ngaho. Uzabona abantu hari nabo bategera mu marembo asohoka. Bigasaba ko azanyura ku yandi marembo atari yayandi cyangwa ubukwe ntibusohokeraho mw'urwo rugo. Ibyo bintu byose rero tuzagenda tubigarukaho n'ibindi byinshi. Noneho bikaba intandaro yo gutuma urugo rutangira kugira ikibazo rutaramara kabiri. Cyane rwose kabiri kose umunsi umwe ahubwo. Jya uvuga ku kintu utanga n'igisubizo. Uyu mugeni ubonye akoze mariage mu minsi mikeya bagatangira kumerana nabi, ashoboye yenda hari udukurikiye ushoboye kuvuga ati burya nanjye niko babigenje. Ni igice agomba gukora kugira ngo mu by'ukuri iriya myuka bamaze kumutongera itagaciro? Fata amazi. Niba uzi neza ko ugiye gushyingiza cyangwa ugiye gushyingirwa, fata amazi yaraye mu nzu y'umuntu wabyaye abana babiri b'abahungu. Amazi yaraye mu nzu. Babiri b'abahungu ni ukuvuga iki? Abana twini cyangwa se impanga. Yego. Cyangwa injyamugambi bitewe n'ukuntu byita. Cyangwa amahasha. Ibyo ntago mbizi. Amazi uraza kuyafata ku munsi w'ubukwe. Buri buke ubukwe buba. Uzinduka nta muntu urabyuka aho ngaho. Mu gitondo cya kare kare ubukwe buri bube uwo munsi. Amazi uyaminjagize uzengurutse urugo. Ubundi winjire mu nzu ugenda, winjire mu marembo umugeni ari bunyuremo ugenda uyatera basi no mu nzu hose. Ibyo mugomba kuvuga byo hari ijambo ugomba kuba uri kuvuga. Iyo naryo wenda ndumva atari ngombwa. Kubera icyo atari ngombwa? Hari igihe ushobora kubikora kandi urugo rwawe rutaroze cyangwa umugeni wawe ataroze. Kuko ibyo bikorwa n'abantu bakeka ko baturaniwe n'abantu batari sawa cyangwa bafite ikintu bikeka. Abo rero bazaduhamagara tubwire bitewe n'iki n'ikibazo bari kwibonaho. Bitewe n'ikibazo bari kwibonamo ndagira ngo babyumvise. Hari n'undi noneho bitatangiriye mu bugeni, ahubwo byatangiye bamaranye igihe, wakaba yibwira ko ari ugukumuhararuka. Ndetse n'uwo bari kumwe nawe akagera ku rwego rwo guhura, yahura n'umugabo wo hanze atambuka akabona niwe mwiza kurenza uwo bari kumwe, yahura n'umugore wo hanze yitambukira akabona niwe mwiza. Mu by'ukuri ni uguhararukanwa cyangwa nabyo bifite umuzi mu bintu bijyanye n'imyuka mibi. Ibyo bintu rero nabyumvise utari wanabimbwiye. Hari nanjye wanyandikiye icyo kintu arakimbaza, ariko ndababwira nti mujye mubyandika muri komenti uzabisubiriza hamwe mwese. Yego. Yarambwiye ngo asigaye areba umugore we ngo akabona ni nk'igisimba. Ubwo ikintu nagira ngo wenda twanaganiraho, kuba mureba akabona ni nk'igisimba ni ibintu baba bamaze kujugunya aho ngaho. Iyo bamaze kubihajugunya rero bahita babitongeraho amazina yanyu ndetse n'igisekuruza cyanyu. Hari abantu bakomeje kwibaza ngo kuki navuze ngo umuntu wese agira umuzimu. Ntabwo ari babazimu bacana ku gasozi. Umuzimu navuze ni wa wundi bagutongera akaba yaguhitana kandi utari no mu Rwanda kandi bagutongerereye mu Rwanda. None se birashoboka ko nyine umuntu yagutongerera mu mahanga ya kure nako yagutongerera mu Rwanda? Yenda reka dufate nk'urugero, uri nko muri Canada. Umuntu yagutongerera mu Rwanda bikakugeraho uri muri Canada. Igihe cyose yaba akuzi, azi amazina, azi papa wawe cyangwa se mama wawe, uze ngo ashobora kumenya n'igisekuruza cyawe cyangwa se akamenya iso na nyoko nawe ubwawe amazina yawe, biba byarangiye. Waba ushatse kuvuga ko kwa kundi umuntu yivuga runaka wa runaka wo kwa runaka na runaka byaba ari ikibazo? Ntabwo ari ikibazo, ariko n'ababivuga bajye bitonda bamenye igitumye babivuga. Yego. Bazarebe niba ari ibintu bagiye kubivugamo bafitiye inyungu
niba ari nta nyungu ubwo hari uwo bashobora kuzaba babibwiye ari abakeneye, hari uwo bari guhereza amakuru, hari uwo bazaba bari guha amakuru. Yego, twagiye tugeze ku kintu kijyanye, tugaruke ku kintu kijyanye no gutamba, ni nacyo twari turiho. Cyabara abantu bavuga bati usenga by'ukuri umuntu yagutamba mu myuka mibi gute? Hariho abantu batekereza ngo ntago bagira gute babatamba kubera ko basenga. Hari ugusenga mu buryo bugera nko muri butatu. Hari ugusenga uhamanya n'Imana ko nta handi nta buhungiro undi atari ku Mana. Hari no gusenga uvuga ngo Imana izamfashe ngo nzatambuke hano ku muhanda, Imana izamfashe abana banjye ntibazarware. Ibyo urumva ni nk'amatakira ngo hari no gusenga nanone kubera ko uri mu kubona ibintu biri imbere wamaze gufatisha amakuru neza, kavuga uti reka niragize Imana gusa izaba ari ibimvana. Ibyo ni ugusenga nk'ababandi bibiri tubwira ngo ni bari Abayisiraheli. Yego. Noneho hari no gusenga uvuga ngo Imana impe kuramukada. Ibyo nta bindi, nindamuka nzashima Uwiteka basi. Ibyo rero bituma n'ibyo uri gusengera Imana ishishoza ikareba mu bushobozi bwawe, uri kubisengera mu buryo bumeze bute, ufite icyizere kimeze gute. Kandi twibukiranye, hari ikintu nigeze kuvuga, ndavuga ngo Imana iyo uyifashe nk'inyantege nke nayo ikoresha nyine ikwereka ibyo wayisabye, ikoresha intege nke mu kugeraho mu kibazo cyawe, kubera ko niko wayifashe nye. Muri make umuntu usenga by'ukuri akaba inshuti n'Imana ntibyakunda. Nkurikije ibyo uvuze, mu kuba inshuti n'Imana kumutamba keretse babandi basenga ari uko bafite ibyo bari gusengera. Mu kuba inshuti n'Imana ibyo hari uko ureba guhagarara ibindi byose. Kuba inshuti n'Imana mu bibi no mu byiza, kumva ko Imana ariyo nkingi ya mwamba kuri wowe, ugahamanya nayo. Pana babandi bavuga ngo Imana se ngo uyibonera hana, igihe cyose Imana ukumva ko mbese ibintu byose igomba kubikuraho. Bashobora kugutamba ntibikunde, bashobora kugutamba kire kugize ibyago mu gisekuruza cyawe hakaba harimo umuntu waterekeraga aho baraguhena. Wa muntu rero wifitiye intege nkeya, ufite ikibazo cy'uko bashobora gutambwa, ni iki yakora? Ni ugusenga Imana gusa, kandi agakoresha uburyo bwose bubaho, akamenya ko iki kimubona. Karebesha imbere hano turebe. Uyu mwumba rero ufite ahangaha. Yego. Uyu mwumba ni ikimenyetso kigaragaza uri gukura ujya ejuru. Bivuze ngo uri gukura mu mbaraga ndetse no mu mwuka. Twumvikane nongere mbisubiremo. Uri gukura mu mbaraga ndetse no mu mwuka. Uyu mwumba rero uzakurinda kuba bakuroga, bakurogera iwawe, ndi kuvuga urugo, amatungo ndetse n'umurima. Inshuti zanjye ntimwumve ngo ni kwa kundi ngo insina ihinze mu murima. Oya, ntabwo ari uko gahunda imeze. Ndi kuvuga ngo uyu mwumba uwifashisha mu buryo bwo kugira ngo wivure cyangwa se uvure umurima wawe, mbese mu buryo bwari bwo bwose. Uyu mwumba ushobora kukuvura. Ukoreshwa uterera. Uyu mwumba tuvuge niba hari nk'umurima wawe uzi bakunda kuroga, uyu mwumba uzagenda ubutabe ku ntangiriro y'umurima cyangwa se ku mutwe w'umurima. Yego. Ubundi numara kuwutaba, ufata ubutaka bwo ku rubibi, niba tuvuge hari nk'umurima umuntu mwegeranye wa keza wowe ntiweze. Yego. Ufate ukubitemo isuka mu murima we, ushyire itaka ku ruhande, ukubite n'isuka mu murima wawe, ushyiremo hirya. Uhita uvuga ngo imirima yose ni imwe. Ibindi uvuga ko uyu mwumba uri kuwutaba byo ntabwo tubivuze, mutazabivuga
imirima yanyu wenda ari mizima ari uko mutashyizemo imvaruganda. Hanyuma rero uwo ni umuntu umuhinzi ni uwo ni umuhinzi ni uvuze. Naho ibindi uvuze ngo wakurinda gutambwa abantu bagira ikibazo wenda bakarogerwa n'ubwo bukwe nano. Yego. Akaba adafite ubushobozi bwo kubona ya mazi twavugaga. Isaha ku yindi do. Afata akakana akagasasa. Ntago ari ngombwa. Yegereza mikoro. Ntago ari ngombwa kuvuga ngo azagasasa igihe cyose. Yego. Ugasasa mu gihe ubona ibintu amasaha bikunze gukara, ukagasasa mu buryo kuko hari umugabo wabibona akavuga ati uri kundoga. Yego. Uragasasa ukagasasiraho hasi. Mu bwenge bwinshi. Mbo hari n'abantu nanone ubwo akanyine bivuze ngo ushobora kugasasira umugabo w'umunyamahanga. Umva agacururuka. Ikindi aka kantu ushobora kugasasa aba basore bakunda kwigira muri bashiki bacu. Urakamusasira ari iyatera umwaku, bamwe bavuga ngo batera umwaku, ugasanga bagiye kwikoma abantu runaka ngo hari ubwoko butera umwaku, ibintu nk'ibyo. Ababikora barabazi. Yego. Akanga kuragasasa cyangwa niba mugiye nko muri rogi cyangwa n'ahandi hantu ukamusasira igiceri cya 50. Naho se umuntu usanzwe mu buzima busanzwe we yagakoresha ute nubwo utaradusobanura ko ese nakiyihe nsina ni insina iyo ariyo yose, kuko hari n'abantu badukurikira bari mu mahanga kukabona yenda bishobora kuba byanagorana bitewe. Njyewe undi muntu niki yakora kugira ngo we yagakoresha ute? Umuntu uri mu mahanga? Oya, undi muntu usanzwe tari ufite ikibazo mu rugo yagakoresha mu buryo bwo kwirinda. Rega hari no wakumva uvuga abahinzi ariko hakaba n'umucuruzi. Abacuruzi nakorera akangaka aragafata kamanika hejuru kuri etageri yanyu, ubundi akituriza ntagashyira ahantu hagaragara. Mu gitondo ashobora kugafata. Yegereze mikoro hari umuyaga. Mu gitondo ashobora kugafata akagira gutya akavuga ati uyu munsi ndi gushaka gucuruza. Umpa abakiriya. Kandi ibintu bigakunda. Nongere mbibutse ko ureba akinsina bitaga gisubi kera. Yego. Cyangwa se kivuvu. Cyangwa se ukareba akinsina bita ngo ni kamara masende. Yego. Nayo nguko. Kamara ni yindi vaho imineke. Igira imineke iryo. Gisubi ni yansina y'umweru ndumva nyizi tu. Igira igitoki kijya gusa umweru ku. Ngayo nguko. Ubwo rero akangaka kubahwe. Aha biteye ubwoba. Umuntu usenga Imana. Yego. Abikoresheje ntibyagaragara nko gukoresha abapfumu cyangwa se ibikoresho by'abapfumu. Umuntu wizera Imana ariko ufite ibyo bigeragezo. Nawe yemereye kugakoresha. Mbere na mbere ikintu ugiye gukora cyose ni cyiza muko ugiye gutekereza ko atari ukwivura ahubwo ari uguterekera. Uzamenye ngo ubwo wamaze guterekera. Ni wumva ngo icyo kintu nticyemewe kandi ari ukwivura. Rega na Bibiliya iratubwira ngo mwivure. Mwivure aho bishoboka, mwivuze ibyo mudashoboye kwivura. Urakoze, twavuze byinshi ariko tugana ku musozo turagira ku mupasitoro witwa Papa King. Papa King sinzi itangaza abanza kwinjira muri toilette. Mu byukuri muri toilette tubifate nk'ahava imbaraga z'Imana, iza Satani hava iki? Ubundi nubona umuntu yinjiye muri toilette uzamenye ngo nta mbaraga nzima agiye kuzana. Nubona umuntu yinjiye mu cyumba yego akagaruka ukabona azanye utuntu tw'utumenyetso uzamenye ngo uwo muntu agiye kuguterekereraho. Kuko twigeze twaganiraho kuri bino bintu by'abarangi uko bagucyurira ururembo. Yego. Nabo bikoza mu cyumba nkuko.
Mbo uwo muntu ujya muri tuwarete aba agiye guhamagara imbaraga z'iyo hasi. Nicyo kiba kimujyanyemo. Kuko tuwarete ubundi hari uburyo ki abantu bajya kuzimu cyangwa basanzwe bajyayo. Hari uburyo ki wenda mw'ibyo bihe tukijyayo nkiri mu mbaraga mbi. Yego. Hari uburyo ki twayikoreshaga tuwarete. Waragendaga nabwo ukajugunya mwigi ukavuga ibyo ugomba kuvuga cyangwa ugacanamo amabuje ugakora ibyo ugomba gukora ukavuga ugahita ugenda. Yes we. Ndi kuvuga nk'iyo habaga ari imvura nyinshi utari ubone uko ujya ku mazi cyangwa se n'ahandi. Wagomba ko wakoresha tuwarete. Yego. Muri make rero abakozi b'Imana muri rusange bitwa ko ari abakozi b'Imana babanza kujya gushaka kubanza kwikoza muri toilette agakunda akagaruka mu materaniro akaribwo abari mu materaniro babona ko afite imbaraga. Baririnde n'abantu badukurikiye nabo bazaje babasha kubitekerezaho cyane. Umuntu agiye muri toilette. Tuzi ko muri toilette habamo umwanda. Nta bibiri ibamo. Yewe n'Imana ntiyemera buriya baravuga ngo gusenga guhuje n'imyuka mibi. No gusengera muri toilette kuko no guterekera abazimu. Apana babantu babashumba bagenda bababwira ngo niba buri muri toilette ngo senga Imana. Oya ibyo ni nko gusenga imbwa. Ntabwo ari Imana ubusenze. Yego. Cyane rwose. Ya Ganza reka tugushimire ntabwo tuba twifuza gukora ikiganiro kirekire. Murakoze cyane. Kugira ngo abakunzi bacu bajye bakireba bakirangize. Kereka niba yenda haraho nguciye mu ijambo. Oya. Numva twakomeza ahubwo ubutaha. Urakoze cyane wari dukurikiye nimba utarakora subscribe ukora subscribe. Share ndetse na comment. Yego ushyiremo commentaire yawe kugira ngo tumenye ibyo tugomba gukosora. Sawa sawa.